Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Tantine Jackie. Nongeye naje rero nje ngo twige igikoni. Twige gutegura amafunguro, twige gutegurira imiryango yacu amafunguro meza asirimutse, hanyuma amafamiye yacu tukabagaburira neza bakarya bakishima kandi bakabaho neza. Gutegura amafunguro ntabwo bisaba ko uri umukire, ntibisaba ko ufite amafaranga menshi, ubushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose wategura ifunguro ryiza ukagaburira umuryango neza. Ariko nanone twibuke ko gutegura ifunguro hari ibyo ugomba kwigomwa. Burya abantu banywa kamwe, ndavuga akayoga, agacupa kamwe, burya wigomwe agacupa k'uyu munsi n'akejo k'iminsi n'itatu wabasha gutegurira neza umuryango wawe inkoko nziza cyane nk'iyo turi bubona aha ngaha, iryoshye kandi famiye ikishima kandi nawe ukabaho neza, dore ko n'inzoga ntabwo ari nziza, n'ibindi bidafite icyo bimariye umubiri. Iyo byigomwe ubasha gutegurira umuryango neza amafunguro awugirira akamaro, bigatuma tunarwanya bwaki mu ngo zacu. Mbere rero yuko ntangira, hari abantu nshaka gusuhuza muri aka kanya. Ndasuhuza cyane Mr. Gerard Mbabazi, ndasuhuza cyane Madamu Daforoza, ndasuhuza Césari, ndasuhuza Marie Louise, ndasuhuza Tantine Pauline, ndasuhuza Amiri Sarihungu, ndasuhuza Aimable, ndasuhuza Odette, ndasuhuza cyane bikomeye Urumuri rwa Ruhashyi, ndasuhuza kandi na Korali Rangurura, ntabwo nabibagirwa. Muri inshuti zanjye mwese, Imana iduhana umugisha. Muri aka kanya rero tugiye kwiga gukora inkoko ibumbiyemo umuceri. Inkoko ibumbiyemo umuceri, ntabwo ari inkoko ukwayo, nta nubwo ari umuceri ukwayo, ni inkoko ibumbiyemo umuceri. Iyi nkoko rero wabasha kuyiteka ufite iziko ry'ifuru, oven mu cyongereza, cyangwa se ukaba wanayitegurira no ku mbabura, nta kibazo, birashoboka. Ntabwo abantu bose baba bafite za oven. Natwe mu ngo zacu dukoresha imbabura kandi tukagaburira umuryango neza. Iyo nkoko rero ngiye kuyibereka, mbereke n'ibiyigize. Inkoko yanjye ngiyi murayireba, iri kumwe kandi n'umuceri. Umuceri nawo nguyu, umuceri mwiza cyane w'umutanzaniya, ariko si ngombwa umutanzaniya uwo ari wo wose wawukoresha ukagaburira umuryango neza. Ikindi kintu ndi bukenere, ndaza gukenera amavuta yo kuyimarinisha, ndakenera umunyu, ndakenera white pepper, ndakenera iyi ni white pepper. White pepper ikora ku nyama z'umweru, ntabwo ari black pepper nakoresha. Iyo ari inkoko cyangwa amafi cyangwa seafood dukoresha white pepper. Dufite chicken masala, dufite ibitunguru, dufite poivro, dufite na puwaro. Ikindi ndi bukenere, ndakenera kirida zo kuza kudodesha ya nkoko kugira ngo mbashe kuyitekana n'umuceri muri oven. Ubu rero tugiye gutangira gukora igikorwa cyo kubaga inkoko yacu neza. Ndabanza kuyikuraho uruhu kugira ngo ize gushya neza, kuko uruhu ntabwo ari rwiza, uruhu rw'inyuma y'inkoko ntabwo ari rwiza. Iyo umaze kurukuraho bituma inkoko yawe ishya vuba, kandi n'uru ruhu narwo uba warukuyeho ko ntabwo ari ngombwa cyane, ntabwo ruba rukenewe. Uruhu rw'inkoko ntabwo ari rwiza. Hanyuma narangiza rero nkateka n'umuceri. Ubu ngiye kubanza mbe ntetse umuceri, numara gushya ndawuzana mushyire muri ya nkoko, hanyuma nindangiza nifunge neza nayimarimye, hanyuma mpite nyishyira mu ifuru, ihire mu ifuru. Uramutse udafite ifuru wakoresha isafuriya irimo umucanga, hanyuma inkoko yawe ukayitereka mu yindi safuriya, ukayigereka hejuru ya safuriya iriho umucanga, ugatereka ku mbabura, ugacanira, ugapfundikira, ugashyira amakara hasi no hejuru igashya, amakara hejuru akayihisha n'ayo munsi akayihisha. Ibyo ngibyo bikoreshwa n'umuntu udafite ifuru. Murakoze cyane.
inkoko yacu turabanza tuyikureho uruhu. Runo ruhu ntabwo ruba rwiza, icyuma cyanjye ndabiryoshye. Uruhu rw'inkoko noneho ngiye gutangira gukora iki? Kuyimarina. Ngiye kuyimarina, ibyo mu nda namaze kubikuramo, ngiye kuyikorera marination. Marination igizwe n'umunyu na salt and pepper, white pepper twabivuze, chicken masala, cube magi, ibitunguru, puwavuro na puwaro na soya sauce light. Yes. Ayimarina ahantu hose. Ubundi bakoresha, iyo ubishyire no mu mavuta, uri bushyire mu mavuta udafite ifuru, uyisiga n'ifarini cyangwa ya. Ndakurikizaho nzanira cube magi. Ubwo ngiye gukurikizaho mbanjemo umunyu, nkurikizaho black pepper, ngiye gukurikizaho cube magi, cube magi iryoshya ibiryo, ariko kurya nyinshi ntabwo ari byiza. Ntimuzishinga ko iryoshya ibiryo, ifite akagu keza, ariko iyo wishinze kurya nyinshi itera kanseri nk'uko twabibonye. Nkoresheje udukide magi tubiri. Iyi ni inkoko ndi kuyikorera icyo bita marination. Marination yanjye ndakurikizaho chicken masala. Iyi nkoko iraza kuza iryoshye cyane. Nyuma ya chicken masala turakurikizaho soya sauce light. Twavuganye ko iyo ari inyama z'umweru umuntu akoresha soya sauce light. Ibirungo byacu tugiye gukurikizaho noneho soya sauce light. Turibukiranya ko dukoresha soya sauce light yari inkoko cyangwa amafi cyangwa seafood. Inyama z'umweru bazimarinisha soya sauce light, ariko tugakoresha nkeya kuko twashyizemo umunyu, kandi soya sauce ni umunyu. Ndakwiza hose. Yes. No mu mugongo tuhasige. Ubu rero hagiye gukurikizaho gupakinga. Tugiye gupakinga iki? Ngiye gupakinga ibirungo, nkurikizeho gupakinga wa muceri. Umuceri wacu nawo wabonetse wahiye. Ndabanzamo ibitunguru kugira ngo bize gutangira umuceri na puwavuro. Yes. Ubwo ndakurikizaho umuceri.
umuceri wacu urahiye murawubona. Iyo uwupakinze udatetse inkoko irashya umuceri ntushye neza, ariko iyo ubanje kuwuteka ukawupakingamo ukabyotsanya bisohoka bimeze neza cyane. Agakoko kanjye ni gatoya karajyamo umuceri muke, ariko iyo ari inkoko nini cyane ijyamo umuceri mwinshi. Ubwo ndakurikizaho kuyifunga neza then nkayidoda. Ntago iyo ubishoboye ukoresha urushinge n'urudodo, rwa rudodo rw'umweru rwo mu gikoni rufite isuku, urushinge n'urudodo rw'umweru. Ariko iyo bidahari twitabaza kirida. Turitabaza kirida agafunga neza ku buryo nidufungisha kirida ntabwo umuceri ushobora kuvamo. Mu gihe inkoko iri gushya ntabwo umuceri watinyuka kuvamo, ntibishoboka. Inkoko yanjye rero nayimarinye, namaze kuyibumbiramo umuceri, nayidoze na kirida. Iyo udafite kirida nababwiye ko ukoresha urudodo rw'umweru rumwe runini rwo mu gikoni. Ubu rero ngiye kuyishyira mu ifuru. Ifuru yanjye iracanye. Yes. Ndayishyigikiza ibitunguru na puwavuro na puwaro. Muraho neza, Yesu ashimwe cyane. Nitwa Tantine Jackie. Twagarutse rero kwiga guteka. Ubu tuje guteka isosi nziza cyane. Ahantu waba uriho aho ariho hose turakoresha ibyo dufite. Ubu tugiye gukora isosi yoroheje yitwa sauce provinciale. Sauce provinciale ikaba igizwe na ingredients zikurikira. Harimo inyanya, tomatoes, hakaza onion, igitunguru, hakaza na tomato paste cyangwa se sauce tomate, hakaza kandi black pepper, hakaza soya sauce dark, hakaza umunyu, hakaza n'amavuta. Ubishoboye urakoresha na puwavuro ndetse na puwaro na tungurusumu. Tungurusumu ntikajya ibura mu isosi wateguye. Aka kanya rero tugiye gutangira gutegura ingredients zacu. Izi nyanya ngiye kuzishyira muri blender nzisye. Ndazisya kugira ngo byihute. Natinze kugaburira family uyu munsi. Murabizi ababyeyi tubanza kujya guhaha, wava guhaha ugatangira guteka watinze. None ubu ngiye kubanza kuzibrandinga. Nimara kuzibrandinga ndakata iki gitunguru, nimara kugikata ngicopinge cyane, hanyuma ndacamutsa amavuta gikarange. Nikimara gushya kiremo za nyanya na brandinze na seye. Nizimara gushya ndashyiramo sauce tomate. Nimara gushya nayo ndashyiramo black pepper. Nimara gushya ndashyiramo cube magi. Nindangiza nshyiremo soya sauce dark, then nkurikizemo akunyu gakeya kugira ngo umunyu utaza kuba mwinshi ibyo kurya bikabihira abantu.
isosi yanjye iraba ibonetse, hanyuma njye gutegura ngaburira abantu. Murakoze, twagiye. Inkoko yacu ibumbiyemo umuceri yahiye, niga iziko rishyushye, ahiye neza cyane, neza 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 cyane. Yes, ubu rero tugiye kuyitegura, tuyijyane ku meza tugaburire abantu. Murakoze rero, ya nkoko yacu ibumbiyemo umuceri ngiyi yahiye, ubu tugiye kujya ku meza. Turayirisha inkoko ibumbiyemo umuceri, ushobora kuyirisha chips, abakunda ibishyimbo bakabishyiraho, abakunda n'isosi nayo bakayishyiraho, ariko hari abatayikunda nyine isosi. Twagiye. Inkoko yacu ibumbiyemo umuceri, kugira ngo bazashobore kumenya ari izetura. Inkoko irasa neza cyane, ariko kuvanamo twa dukirida twafungishije utaza kugira uturya. Wayibonye inkoko yacu ibumbiyemo umuceri, reba ukuntu iteye apeti. Yes. Umuceri wacu n'inkoko yacu byashyiranye ngiyo. Sorry. Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Nitwa Tantine Jackie. Nkaba rero narafunguye channel yigisha abantu ibijyanye n'amahoteli, ibijyanye na hospitality, igikoni. Ubwo rero nkaba nifuza gukangurira Abanyarwanda, Abanyafurika, Australia, Abanyamerika, Abafaransa n'abandi, muze twige guteka, twige ibijyanye n'amahoteli, twige gutegurira ingo zacu, twige gutegurira imiryango, hanyuma imiryango yacu ibeho neza. Waba uri mu ntara, waba uri mu mijyi, aho waba uherereye hose, twajya twiga gutegura amafunguro meza, gutegura aho tuba neza, gutegura kwakira abantu neza mu buryo bwiza busirimutse, ndetse ukisanga wabaye professional. Ibi rero ngiye kubigisha ntabwo ari ibyo nibimbiye, nanjye mfite aho nabikuye, nkaba nifuza kubisangiza bagenzi banjye. Ahantu rero nabikomoye ni muri kaminuza yitwa UTB, University of Tourism and Technology Business Study. Aho niho nanjye nabikuye. Uyu munsi wa none umuryango wanjye ukaba umerewe neza, ukaba ubayeho neza, utegurira neza ibintu byose, amafunguro, gutegura mu rugo, kwakira abashyitsi. Yes, usanga abantu bose baza bangana bishimye, n'umuryango wanjye wishimye. Nkaba rero mbasaba kugira ngo munyemerere ibyo nzajya nshyira kuri iyi channel yitwa EGK 2022 TV. Nuzajya ufungura channel ukareba ikintu nashyizeho, ujye ukanda ukazogera, unkorere subscribe, ukande like, ukore na comment, hanyuma unkorere na share kugira ngo bibonwe n'abantu benshi. Kandi nawe nukanda subscribe uzajya ubona ibintu bikoroheye, ibyo nzajya nshyiraho, product nzajya nkora nkayishyiraho, uzajya uhita uyibona mu buryo bukoroheye. Murakoze rero, ndabashimiye.
ndabashimiye inshuti zanjye, namwe bavandimwe, muze tubane twige gutegura neza, dutegurire imiryango iminsi yose, igihe cyose imiryango yacu ibe yishimye n'inshuti zacu zitwungukiriye, kandi nanjye nifuza kubagiraho umugisha, namwe mukangiriraho uwundi. Murakoze cyane, Yesu aduhane umugisha. Ciao ciao.